Ndabizi yuko mwamaze kumenya neza yuko buri kantu yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano hano mu Rwanda. Ubwo ni urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze kumuta muri yombi ku cyaha cyo gufungirana abantu ku bushake nyamara bo batabishaka ndetse batanabyumvikanyeho. Iki rero akaba ari icyaha kimwe ariko gikubiyemo ibindi byaha byinshi cyane, ari byo tugiye kurambura kugira ngo tukugarukire ku cyo yazize. Ese ni kuki bamufashe, ni ibiki byabanje kugira ngo baze bamufate, bamufatiye hehe? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, tugusobanurire uze kugenda usobanukirwa, kubera yuko nago ibingibi byabaye ngo bahite bamufata ako kanya. Hari ibyabibanjirije ari nabyo byabaye intandaro yo kugira ngo bamute muri yombi. Iyi ni Wasam TV Show. Gukora subscribe ni ingenzi, like ndetse na comment. Buri kantu rero muramuzi cyane mu myidagaduro y'u Rwanda, aho yatangiye bameze nk'abantu bavuga ijambo ry'Imana, aho yatangiye bavuga ijambo ry'Imana ariko nanone barivangamo gusebya ndetse no gutebya cyane. Akaba yarabitangiranye n'umushuti wiwe bakorana, uwo ni nta wundi ni Buri Nguni, wabiteranya bikaba Buri Kantu na Buri Nguni. Rero nuko nguko biba byifashe, bakomeje kuvuga ibyo ngibyo, baza kwamamara ndetse bakundwa n'abantu benshi cyane batari bakeya. Akaba bafite n'abantu benshi cyane bagiye babigiraho bakavuga bati ese ko mukora gutya twebwe twakora gute kugira ngo tubone abadukurikira, abadukunda ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube. Ibyo ngibyo rero benshi bakomeje kugenda babagisha inama, rero bikubiye mu byabanjirije kugira ngo babe bafungwa. Ni muri uwo mujyo rero kugira ngo bigeraho ngaho, abakobwa babiri bahamagaye Buri Kantu baramuganiriza, baramubwira bati wateye imbere, turagufana, ibintu byawe abantu barabikunda, n'iki nyine murabizi. Abafana ndetse n'abastari murabizi ko bahamagarana inshuro nyinshi baravugana, nuko bifuza yuko rero yabagira inama y'icyo bakora kuri social media kugira ngo nazo zibashe kuba zabatunga. Reka tukubwire yuko social media ari kimwe mu bintu rwose abantu bari kugenda bifashisha kugira ngo kibafashe kugira amafaranga abatunga mu buzima, wenda nubwo bitagira ahantu hadanje bikugeza, buretse ko naho byahakugeza ariko basi ukabona amafaranga ya basic agufasha. Rero aba bakobwa baje kuva iwabo mu karere ka Muhanga, bava mu karere ka Muhanga baratega imodoka. Urabizi yuko kugera muri Kigali uvuye Muhanga ni hafi muri 2-5 gutyo, bitewe naho uherereye muri Muhanga barahagera. Nuko berekeza mu murenge wa Kinyinya aho uyu musore acumbitse cyangwa se atuye, baraherekeza kugira ngo bavugane nawe. Uri kumva yuko bari barabaye abafana barenga kuba abafana, yaragiye kujya yajya kuba umujyanama wabo. Uyu musore rero witwa Mwitende Abdulkarim wamenyekanye nka Buri Kantu ku mbuga nkoranyambaga, yaje guhita atabwa muri yombi. Byagenze gute rero bamaze kuhagera kugira ngo atabwe muri yombi? Aba bakobwa rero bahageze baraganira, uri kumva nk'abantu bavuganaga gusa batarabonana, bari bafitanye urukumbuzi ndetse n'amatsiko. Ibi byose rero tukubwire ko impamvu byagize n'ingufu ikomeye cyane, nuko uyu nguyu Buri Kantu yaherukaga kubeshyerwa yuko ngo ari kuri gata muri wuncenke y'umukobwa, ndetse uwo mukobwa yaje no kuba yabyigamba ku mbuga nkoranyambaga, gusa wiwe akabihakana, Buri Kantu akabihakana, biza kugaragara yuko uwo mukobwa yashakaga no kwitwikira gusa. Nuko byaje kugenda rero, abo bakobwa mu gihe bari kuganira nawe, uri kumva yuko n'ubundi iyo nkuru nkubwiye aho haruguru barayumvishije neza cyane. Abdulkarim rero ubwo ni Buri Kantu yagize gutya yikoza mu cyumba, dore yuko afite inzu nini. Yikoza mu cyumba, ahamagara umwe mu bakobwa aramubwira ati ngwino hano mu cyumba tubyumvikaneho neza. Uwo mukobwa rero urabizi yuko abakobwa n'ubundi bo mu cyaro baracyafitemo umuco gakeya, ntago bameze nk'abo muri iyi mihanda ya Kigali. Nuko uwo mukobwa aza kumubera ibamba, yinginga undi nawe amubera ibamba. Uyu musore rero yaje kuzabiranwa n'uburakari nk'umuntu nawe watanze amatike ugatanga ibyo kurya. Uri kumva ko barahageze barabanza barakirwa nk'abantu nyine basuwe, abantu
iyo umuntu agusura abanza ukamwakiriza yaba amazi ukayamuha cyangwa se ukamuhereza n'ako gafanta akagace kahaba hari n'agakeke akakarenzaho. Nuko byaje kuba byagenda rero ngo uyu muhungu yakarikiriye amafaranga yose yatanze, asanga ngo mu byo yabakirije hatabariwemo tike harimo ibihumbi bigera kuri 7, harimo ibihumbi bigera kuri 7 bakosobye. Rero yashakaga yuko ngo bajya kuganira mu cyumba kugira ngo aya mafaranga yiwe ahabwe agaciro cyangwa se ayagaruze. Nuko abakobwa bamubana ibamba, ahita arakara cyane. Nawe uri kubyumva, niba uri umugabo cyangwa se niba uri umusore guhamagara umuntu ngo aze kugusura, wenda hari n'ukuntu mwana byumvikanyeho nawe uramenya, ubwo uwo muntu akaba yabikwangira, uhita wumva ayo mafaranga rwose yawe yapfuye ubusa cyane. Nago wamurenganya, umugabo wamurenganya nawe yaba atabizi neza. Yaje rero kuzabiranywa n'uburakari, yazabiranywa n'uburakari, akora ikintu cyagawana buri wese, ari cyo kintu mbabujije basore bagabo. Yaje kugira gutya, agira gutya, akora igikorwa kigayitse rwose, navuga yuko ari icy'abana. Aza guhita ngo abafungirana, arababwira ati niba mutemereye yuko umwe muri mwebwe tubiganira mu cyumba, niba mutemeye kunsubiza amafaranga yanjye, ntago ibyo bintu byavamo. Bagerageje ngo kumusubiza amafaranga bari bafite, ariko ngo ntabwo yuzuye ayo yari yabahaye. Nuko aza kuzabiranywa n'uburakari gutyo nyine, ahita akinga inzu yiwe, ahita aba nica bayingiramo, aba anatembera, aratembera. Aba bakobwa rero nabo ngo baje kugira gutya, babona buri kantu ngo ikoko yari serious bikomeye cyane. Uyu musore rero agira gutya ngo arabafungirana. Amaze kugenda rero nibwo nabo bigiriye inama yo kuba bahamagara polisi. Baza kugira gutya bahamagara 111, niba ari 111 cyangwa 112. Hagati aho harimo iya polisi imwe, murabizi yuko bayikoreshaga muri RBC, ariko zose n'ubundi ni za polisi. Rimwe kabiri rero bahise bahamagara polisi, itabara vuba na bwangu, iraza irabakingurira. Niba yari ifite master key cyangwa yishe urugi nibyo bitavuzwe, dore yuko ubu ngubu urugo rw'uyu musore rucungiwe umutekano bikomeye cyane. Mu kubakingurira rero abakobwa basohotse bavuga ukuntu byaje kuba byabagendekera, baza kuba basohorwamo aho ngaho, maze bahita bitahira. Gusa polisi yahise isigarana umukoro umwe, n'umukoro wo gushaka buri kantu aho ari hose kugira ngo bamute muri yombi ndetse aryozwe n'ibyo byaha yakoze. Abantu benshi rero muri comment mu kiganiro cyabanje twabagejejeho ku mugoroba, ubwo aya makuru yatangazwaga ku itariki 21, dore yuko yatawe muri yombi ku itariki 20, ariko inshuti ziwe zigakomeza kugenda zibihishahisha bikaza kumenyekana ku itariki ya 21. Ibi ngibi rero ngo abantu benshi bari kuvuga bati ese koko ibi birakomeye, iki ni icyaha cyangwa ko twumva nta kintu yakoze. Abantu rero benshi ntago babizi ibi ngibi, reka tukubwire ibi ngibi. Iki cyaha cyabereye rero muri uwo mudugudu uri mu murenge wa Kinyinya, n'umudugudu wa Binunga mu kagari ka Muramba mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, aho ni mu mujyi wa Kigali, aho uyu musore yaratuye. Uyu musore rero yaje kugira gutya akora iki cyaha. Iki cyaha gihanwa, ni icyaha kiboneka mu ngingo za leta, mu ngingo y'amategeko ihana. Iyo umuntu agikoze aragihanirwa gikomeye cyane, kubera yuko byanditswe mu itegeko riteganya ibihano n'ingingo y'151 yo mu itegeko riteganya ibyaha ndetse n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo rero ivuga ko umuntu wese ukoresheje kiboko cyangwa se ikiboko, ubushukanyi cyangwa se ibikangisho atwara cyangwa atuma batwara ufungirana cyangwa utuma bafungirana. Ni ukuvuga ngo umuntu ukoresheje ubushukanyi cyangwa iki ukabasha gutuma umuntu bamufungirana cyangwa wowe ukamushuka ukamufungirana bitemewe n'amategeko, aba akoze icyaha. Uwo muntu abakoze icyaha. Uri kumva ko buri kantu yafungiranye kandi yarashutse ati muze munsure, nyamara ibyo kumusurira ntabwo babyumvikanyeho neza, bamusuye aza kuzanamo ibindi bintu. Rero ubundi umuntu wahamwe n'iki cyaha ahanwa gute? Iyo abihamijwe rero n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5, ariko nanone kitarengeje imyaka 7. Iyo uwakorewe kimwe muri ibi bikorwa
ari munsi y'imyaka 18, ni ukuvuga ngo ari umwana, igihano gishobora kurenga imyaka 7 ariko nanone kitarenze imyaka 10. Rero ibi ngibi nibyo byabaye kugira ngo buri kantu atabwe muri yombi, aza gutabwa muri yombi. Ubu ngubu rero kugeza ubu ngubu Mwitende Abdulkarim Alliance buri kantu nyuma yo gutabwa muri yombi ubu acumbikiwe kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ya Kinyinya, ubwo ni RIB ya Kinyinya, kugira ngo rero akorerwe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha kugira ngo ahangane n'ibyaha yakoze, cyangwa se ahangane no kuba yaburana n'aba bakobwa kugira ngo arebe ko niba koko ashobora kuba yabatsinda cyangwa se bakamutsinda, ugasanga ibintu bikomeje kugenda bitaba byiza habe na gakeya. Nuko kuntu rero bikomeje kuba byagenda.